asebye turabibona turabyumva turabibona twajyageje no kumusubiza mu biganiro bimwe na bimwe ariko umwanya wo kumusubiza ntawo dufite kano kanya ntawo turashaka live ahubwo we naze live ntabwo dushaka kwisobanura we naze kugira ngo tumwereke ko ibyo ari kubwira abantu arimo araroga abantu kandi ikindi buri uzarebe Rutagengwa buriya abantu babacukumbuza bagiye gucukumbura neza imvugo za Rutagengwa ziri mu urwango cyane urwango nwango ashobora kuba afite nk'intumbero yo kugira ngo arebe ukuntu yateranya abasilamu n'abakristo bahangane ariko ndahubwiye ngo ntabyo uzabona iyo niyo objective afite kandi wallahi na kibazo kihari hagati yacu abasilamu n'abavandimwe bacu bakristo twese turabanyarwanda abakristo tubavukamo papa wanjye ni umukristo mama wanjye ni umukristo bashiki banjye n'abakristo barumuna banjye n'abakristo ubwo se urambwira ngo ngiye nange mama wanjye cyangwa mama wanjye nyange gute ntabyo wabona nukuvuga ngo rero azakubita urukuta umuntu ashobora kujya mu idini ashaka n'uburenganzira bwe n'itegeko shingiro bivuga n'itegeko shingiro rabyemera ariko ntabwo umuntu agomba kubangamira undi kubera imyemerere ye ntibishoboka nibazaga yuko rero nka Rutagengwa yakabaye umuntu sage wigisha abantu ababwira ati wenda nge ndabona mu busilamu wenda bimeze gutya hano n'ubuyobe ariko kuza kuvuga ngo abasilamu akibasira yabuze inyigisho y'ukwigisha mu kwemera kwe yigisha imani ye ashaka iki mu busilamu oya wowe niyo uri kwigisha ubukristo uba usoma igitabo kandi ntabwo ujya uvuga ibintu biri mu maranga muri wowe reka niba uvuze ngo Yesu si Imana urabigaragaza ndayigaragaza muri Bibiliya no muri Korani niba uvuze ngo Yesu ntiyabambwe urabigaragaza niyo ngiyo nawe naze yigishe muri ubwo buryo uzi afite ubujanja akoresha njyewe naramuvumbuye na hariya ku stade hano kwa Kadafi afite Korani yayindi y'Igiswahili afite n'ibipapuro muri Korani yagiye abandikamo arandika uko ashaka amodifiya inyandiko ya Korani akasota ibindi akandika ibyo ashaka igihe ari kufungura iyo kitabo gutya we urakeka ko ari kusoma muri Korani kumbe ari kusoma iyo rupapuro yanditse hariya muri Korani abantu ntabwo babizi uriya ashobora kuba ari antikristo wuzuje ibyangombwa abakristo bamwitondere bamwitondere pe iyo niyo trike akoresha ariko terura Korani y'ukuri umubwire zane iyo Korani yawe ngwino usome muri yacu ntabwo azabyemera kubera yuko ntabwo azabyemera kubera bya bipapuro amenye gushikurunda amenya kukwindura ntabwo biri muri yacu niyo ngiyo akoresha sasa rero icyo navugaga ngira ngo uribuka bitwa ngo ni ba Abdallah ngo bari abashehe ngo babaye bayimamu ku Kibuye ngo urabibuka bari ntazi gusoma Korani ntazi kugira ate ariko abakristo kweri wallahi ari imvugo igikoreshwa nge numvaga buri abakristo iyo mvugo bashatse bayireka ngo intama burya umuntu akwisa intama bagusuzuguye ari ibyo arashaka kukomanda intama urayikomanda ngo akuyobore uko ashaka mu nyungu ye erega Yesaya irabivuga oya umusanze ko nta mirongo turi busome uyu munsi nta mirongo tutanga uyu munsi turashaka kugira ngo tujye mu buzima busanzwe tubayemo abantu bisobanura uko Imana yakuremye uri umuntu niyo icyubahiro Imana yaguhaye yaremye inama akita inama yaremye amazi itwa amazi wewe bakakuvana mu izina y'umuntu bakakushyira izina y'inama gute intama ni inyamaswa nyine nta bwenge ifite aho iyoboye niho ijya ari impamvu bavuga ibyo bintu kubera iki ni misiyo bahawe natwe igihe turi bapasiteri nuko baraduhaye mugomba kubayobora icya mbere bagakutinya utabaha umwanya y'uku kubaza n'ikibazo kimwe icyo ni cya mbere cya kabiri ugomba kuba domina ikintu cyose uzavuga bagomba kwemera ko nibyo cya gatatu ni wewe uri chef ni wewe uzi byose sesa ufite ikibazo aza kukuririra nibyo kukubwira ibibazo bye nibyo kugira ngo ubikemure kugira ngo ubikemure sege hari ikindi kibazo njye nibaza kino kintu kitwa ngo ni icya 10 ndibutse
Pastor Richard none yarahamagaye arambwira ati bwana abantu bazi ko twababeshye ngo tuzatumira abasilamu mu rusengero rwacu. Abasilamu bari kuvuga ko ejo bundi yarampamagaye Richard arambwira ati twagize akabazo ariko tugiye kubitunganya. Ubwo yanampaye gahunda yo kuganira nawe kugira ngo mbikubwire. Mbikubwiye byumva kugira ngo mve ko ubutumwa nabusohoje. Ubu bari tayari noneho bagiye kwitegura bazadutumira mu rusengero rwabo tugende tujye kuganira nabo mu rusengero n'abakristo bose barimo. Abasilamu mu byumve turategereza tariki Richard agiye kuduha invitation ku rusengero rwe. Reka tubwire abantu ko ikiganiro kizaba kiri live umunsi wose. Richard warangiye mu by'ukuri warangiye. Ndashimira Imana. Ikifa kinana ntago ejo bundi ari abandi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. dushimire Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala umuremyi w'ibiremwa byose, nta na kimwe kiri kuri iyi si, hejuru y'ubu butaka, hasi mu nyanja, hejuru mu kirere, uretse ko cyaremwe na Allah subhanahu wa ta'ala. Ku batamenyereye ijambo Allah, bamenyereye wenda mu zindi ndimi God, Didier, Mukama, Katonda, Mungu, Eloha n'andi mazina bitewe n'ururimi bakoresha. Turababwira ko Allah ari Imana imwe, Imana itabyara kuko ibyaye yabyara indi mana, Imana itabyarwa kuko ibyawe yabyarwa n'indi mana, Imana itagize ikisa nacyo mu byo yaremye, kubera ko inzoka ziri mu byaremwe, intare zikaba mu byaremwe, imbogo zikaba mu byaremwe, amaseneni akaba mu byaremwe, ndetse ibyaremwe ni byinshi. Alati fala uqsimu bima tubsiruna wa ma la tubsirun. Ndabarahirira kubyo muzi mwabonye n'amaso yanyu mu byaremwe, ndetse n'ibyo mutarabonesha amaso yanyu ariko mukaba mubizi neza ko byaremwe, ahubwo mukaba muriho mushidikanya, nko kuba abantu bashidikanya ku bamarayika. Abamarayika bikaba ari ibiremwa Allah subhanahu wa ta'ala yaremye mu rumuri, bikaba bitaboneshwa n'amaso ya mwene Adamu, ndetse Allah subhanahu wa ta'ala akaba yararemye ibindi biremwa byitwa amajini. Aya majini nayo akaba yararemwe mu bishashi by'umuriro. Nanone aya majini akaba atagaragara ngo aboneshwe n'amaso ya bene Adamu. Nanone uyu mwene Adamu akaba yararemwe nawe mu gitaka. Iki gitaka kikaba nanone ari gitaka gihindagurika cy'ubwoko bugera muri burindwi. Mu gihe Allah subhanahu wa ta'ala atubwira muri Quran, ubwo yaratangije umushinga wo kurema bene Adamu, uwo ni wowe urimo uranyumva, uwo ni njyewe urimo kubwira. Allah subhanahu wa ta'ala atubwira uburyo yatumye abamarayika babwira ati, muzirikane muri Quran, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah subhanahu wa ta'ala ati, yewe Muhammadi, wibuke unabibutse ubwo Nyagasani umuremyi w'ibiremwa byose yabwiraga abamarayika ati, mu by'ukuri ngiye gushyira umusigire ikiremwa muntu ku isi. Baravuga bati, ese urayishyiraho uzayikoraho ubwangizi, akaba umusambanyi, akaba umwicanyi, akaba umujura, akaba umuntu wigomeka akanarengera amategeko yawe? Abamarayika barasubiza babwira Nyagasani ibiremwa byose, arababwira ati,
mu by'ukuri ibyo mwebwe muvuga nibyo nabahereye ubumenyi, nibyo muzi, nibyo nabamenyesheje, ariko hari ibindi ntabamenyesheje. Abamarayika bati mu by'ukuri twe tugutagatifuza tukagusingiza amanywa nijoro, ariko uyu mwene Adamu hari igihe azaryama atagusingije, hari igihe azirirwa mu kazi ntagusingize, hari igihe uyu mugaragu ugiye kurema hari igihe azakwigomekaho. Ibyo byose nuko byari mu bumenyi abamarayika bari bamaze guhabwa, ariko nanone Allah subhanahu wa ta'ala akagaragaza ko hari ibyo yarazi kuri uyu mwene Adamu ari we wowe nanjye, aba bamarayika batari bazi. Hanyuma abamarayika bamaze gutanga icyo kiganiro n'icyifuzo cyabo, Allah aravuga ati mu by'ukuri nge nzi ibyo mutazi. Alati qala inni a'lam ma la ta'lamun, ngewe nzi ibyo mwebwe mutazi. Abadukurikiye mudukurikira ku bitangazamakuru bitandukanye, hari Sahaba Live ndetse n'uyi channel urukiko rwa Islamu, aho tugiye kurebera hamwe inkomoko y'uru rukiko rwa Islamu ndetse n'impamvu abantu bagiye boherezwamo intumwa zigiye zitandukanye ariko bakazigomekaho. Nyuma y'uko Allah subhanahu wa ta'ala yohereje intumwa n'abahanuzi batandukanye kuri uyu mwene Adamu, nk'uko bimaze kugaragara ko Allah subhanahu wa ta'ala niwe waremye uyu mwene Adamu ndetse arema n'amajini, umukuru wayo akaba ari shitani. Hanyuma ibi biremwa byombi uko ari bibiri, amajini ndetse na mwene Adamu, Allah akaba yarabihaye ibigeragezo bigomba kubamo, byatsinda bikaba birokotse, kandi byatsindwa bikaba bigomba korama bikajya mu muriro. Nkuko Allah subhanahu wa ta'ala yatanya tubwira ko yaremye ibiremwa, ibyo tuzi n'ibyo tutazi, harimo nk'umuriro uzatwika abigometse ku Mana, abigometse ku mategeko, nkuko Allah bitubwira ati ayahsabu al-insanu an yutraka suda, ngo ese umuntu atekereza ko twamuremye turangije turamutererana, ntitwamushiriraho amategeko amubuza, amutegeka, amuyobora, ntitwamushiriraho ibimuyobora. Ndetse na bene Adamu, iyo ugiye gushishoza neza mu mihanda igiye itandukanye, usanga hari ibyapa bigiye bitandukanye, ibyapa bitegeka, ibyapa bibuza, ibyapa biburira. Ariko se uyu mwene Adamu ntabwo birangira akoze impanuka, yaba ari impanuka itejwe n'umunyamaguru, yaba ari impanuka itejwe n'uwari utwaye ikinyabiziga gitoya cyangwa kinini, izi mpanuka zose zifite ibyapa biba byaburiye. Hari aho abanyamaguru bambukira, hari aho batemerewe kwambukira, hari aho bavuga bataha ntuhinjire, hari aho bavuga ataha ntuhaparike, ntuhagende. Ibyo byose ni ibyapa biyobora mwene Adamu. Imana subhanahu wa ta'ala iti ese umuntu atekereza ko twamuremye ntitwamushyiraho amategeko amubuza, namutegeka, namuyobora? Bagaragu Allah subhanahu wa ta'ala, nta leta n'imwe umuyobozi wayo ajyaho mu ndahiro ye ntasoza avuga ngo Imana izabimfashemo. Twinjira mu kiganiro cyacu, nuko perezida wese uyoboye, perezida wese wakiriye inshingano zo kuyobora uyu mwene Adamu, mu ndahiro ye asoza avuga ngo Imana izabimfashemo. Ariko tugasanga hari amategeko afite yashiriweho, ariryo ryitwa itegeko nshinga ry'igihugu, ndetse hakaba hari n'itegeko mu mategeko y'Imana iyo ari mu bemera Imana, kuko hari n'abaperezida baba batemera Imana, ahubwo ubwabo baba babona ko ari bo Mana. Urugero turafata kuri Firawu na Farawo la'natullahi alayhi, umuvumo w'Imana ube kuri we.
we wavuze ati faqala ana rabbukumul a'la, nta yindi mana mufite itari njyewe yemwe bene Isirayeli. Ari nabwo yategekaga Hamana atewe Hamana nyubakira umunara muremure. Uyu Hamana yari engineer wo muri iki gihe, cyangwa se yari uwubakisha, ashinzwe iby'imyubakire mu butegetsi bwa Farawo. Hanyuma Farawo amuga ati nyubakira umunara muremure, ariwo munara w'Ibabira abantu mujya mwumva ngo abantu bubatse bagera hejuru, ngo barangiza ngo bagiye kugera ku Mana, ngo hanyuma ngo Imana ngo igatandukanya ngo indimi zabo, ngo hanyuma ngo bikarangira ngo bashwanye ngo umunara ntibawuzuze. Reka da, ntabwo ibyanditswe ariko bitubwira. Ibyanditswe mu gitabo cya Allah subhanahu wa ta'ala, Qur'an tumaze kumva, iri kuvuga ngo dhalika alkitabu la rayba fihi hudan lil muttaqina alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah, ngo babandi bemera Allah subhanahu wa ta'ala bakemera Imana yabo batabanje kwaka ibimenyetso, abo nibo Qur'an igirira akamaro, ni nabo iyobora. Ariko babandi babanza kuvuga ngo twereke ibitangaza, twereke abangaba nibo Qur'an itajya igirira umumaro. Ahangaha rero iyi Qur'an ikaba ikubiyemo amategeko ategeka mwene Adamu, abuza mwene Adamu, aburira mwene Adamu, ariko mwene Adamu yayigometseho. Ariko iyo ugiye kureba usanga uwakira inshingano zo kuyobora abantu, usanga uyu nguyu arahira avuga ati Imana nzakurikira amategeko n'andi mategeko Imana izabimfashemo. Ayo mategeko yandi rero ni amategeko y'Imana dusanga mu kuva mu basoma muri Bibiliya, dusanga mu kuva ibice 20 ku murongo wa 3 kumanuka kugeza kuri 17, ariho hakubiye amategeko Imana yahaye Mose kugira ngo ayategekeshe bene Adamu. Hanyuma abayisirayeli harimo abayahudi bakavuga bati ayo ni amategeko ya Mose, reka natwe dukore ayacu mategeko. Ese ko abantu bafite amategeko y'ubugira kabiri, aya mategeko akaba adahuza, aya mategeko akaba avuguruzanya, abantu bagomba gukurikira yahe bakareka yahe? Tuvuga urugero nk'itegeko ryo kwica nko mu Rwanda. Dutanga urugero mu Rwanda, nta kitangazamakuru na kimwe wakumva kitari kuvuga umugore wishe umugabo, umugabo wishe umugore, abana bishe ababyeyi bishe abana babo. Ibyo bimaze kumenyererwa mu bitangazamakuru byo mu Rwanda. Twatanga n'ingero zirahari. Hanyuma ibi byose nuko abantu bamaze guhindura amategeko y'Imana, bamaze kuyahindura imfabusa, kugeza ubwo abantu basigaye babona ko kwica bamaze kubigira ibintu biraho ngaho, ibintu biraho ngaho bisanzwe tubitagize icyo bitwaye. Aravuga ati ndakwica ngende nje kurya ibigori, ariko ukibaza ngo mu by'ukuri amaze gutera hegitari zingahe z'ibigori agiye kurira muri gereza. Reka wenda tube nk'abatangaho urugero gatoya, tumanze twumve ukuntu abantu kwica bamaze kubigira. Singizimana Pierre wo mu mudugudu wa Rweru ya mbere mu kagari ka Ramiro mu murenge wa Gashora mu karere ka Bugesera niwe ukekwaho kwica umugore wa Mukabantu Immaculée akoresheje ishoka, nyuma akihutira kwishyikiriza polisi nk'uko abaturage babigarukaho. Aho mu murenge wa Gataraga w'akarere ka Musanze, umugore yishe umugabo we, yamukubise isuka mu mutwe, arangije nawe yishyira mu kagozi ariyahuraga. Nkuko rero mumaze kubyumva, ni igihamya ya mbere. Ibi byose biraterwa no kuba abantu baranze itegeko ry'Imana rivuga ngo ijisho rihorwa irindi. Mu by'ukuri uwishe umuntu abigambiriye nawe yicwe. Kubera iki sadahura kandi umunyapolitiki avuga ko ashirwaho n'Imana, ariko umenye ngo hari abanyapolitiki kandi niyarahira asoza avuga ngo Imana izabimfashe. Yego, none se gute asoza no n'amategeko ayahigitse ahubwo agashiraho ayo? muteze amatwi aho ngaho niho bagaruka bageta baba banzi b'Imana, nko kuri Sawuli
na Goliath na Dawidi. Sawuli se yabaye umwanzi w'Imana mu gihe gitoya yamusimbuje Dawidi bigenze gute? Reka twe kubyinjiramo cyane ibyo ngibyo. Ubwo rero hari ibice bibiri nk'uko Imana ibitubwira. Hari itsinda ry'abemeramana, yego, ubwo nabemera amategeko y'Imana bakanayagenderaho, bakanayitondera. Hakabaho n'itsinda cyangwa se ikindi gice cy'abantu batemera Imana n'amategeko yayo, batayemera, batanayagenderaho, yego, aribo banyepolitike. Mu mvugo y'icyarabu bakitwa abahakanyi, yego, ko barahakanye mu mategeko y'Imana bagashiraho ayabo. Kandi ugasanga bakubwa ngo natwe Imana turayemera, ariko burya nta munyepolitike wemera Imana ubaho nkawe. Kubera iki? Erega kwemera Imana na amategeko. Nose ni gute umenco ni igihe cyose amategeko utayemera, igihe cyose amategeko utayagenderaho, ntabwo buryo ubura umwemera. Imana itegeka ukagumya ugakora, Imana ibuza ukagumya ugakora, ngo Imana nibitegeka ugakora, icyo gihe amategeko y'Imana urayemera. Ariko Imana nimba itegeka ntukore, yabuza ntureke, buryo ntabwo buba wemera Imana. Watanga urugero rutuma uvuga ngo nta munyepolitike wemera Imana? Nta numwe. Ahanga nago waba witarinje n'abanyapolitike. Ntawe nzi ubuhe niteranye. Genda bizi ko abanyapolitike benshi barasenga ko imbere ya byose kwemera Imana n'iki. Wumva cyo abo bita abafarisayi. Ya. None se ntabwo abafarisayi bo bavuga ko babambye Yesu cyangwa se Yesu yabapfiriye? Yesu ubundi kwemera Imana n'iki? Nuko ngo kwemera Imana, ubundi Imana iratubwira muri Qur'ani, itubwira iti ayahsabu al-insanu an yutraka suda. Ngo ese umuntu atekereza ko twamuremye gutyo gusa, turamutererana, twamushyiraho amategeko amuyobora, amutegeka, amubuza. Mu yindi mvugo, mu yindi aya, inna hadainahu sabila imma shakira wa imma kafura. Imana iti uyu muntu twamushyiriyeho inzira ebyiri, twamushyiriyeho amategeko y'ubwoko bubiri, imma shakira wa imma kafura. Nashaka yemere ashimire cyangwa se ahakane, yego, ariko finally yo guhakana ni iyi, ni gereza. Gute bibagereza? Kuko gereza nebyi, gereza hari hano ku isi, yego, hakaba na gereza ya Jehannam, ayo witwa Jahannam mu cyarabu. Jahannam, Jehannam ni Jehannam nyine. Jahannam, abakavuga ati iyi Jahannam twashizemo amapingu tuzambika abantu kugira ngo batazanyeganyega ngo bagiye gutusha ngo bavemo. Kubera iki? Kubera ko banza amategeko y'Imana banga kuyagenderaho. Nubwo kandi twabibonye Imana ivuga ngo umuntu twaramuremye turamutunganya, alam naj'alahu aynayn wa lisana wa shafatayn wa hadainahu najdayn. Umuntu twaramuremye turamutunganya, tumuha amaso abiri arebesha, tumuha amatwi abiri yumvisha, tumuha n'ururimi ruri hagati y'iminwa ibiri. Yewe ntibigaruke tumuha amaboko abiri afatisha, tumuha amaguru abiri agenza. Ariko uyu muntu aranga akayobagurika tu, amatwi yumvise ati cyose ni ibiki, amaso yarebye ati birase ni ibiki. Nyuma yaho Imana iti ya ayatuha nafsul mutmaina, yewe mutima utuje, yewe roho ituje. Yaturije kuki? Ya yindi yaturije ku mategeko y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Tugaruka inyuma rero, buriya amategeko niyo atuma izi ntambara zibaho, ndetse ni naho iyi mitwe y'ubutagondwa cyangwa se y'ubuheza nguni cyangwa se ngo yitwaze intwaro, ni naho bagenda bakotinga. None ugasanga buri wese ari kugenda bikurura mu marangamutima yuko abyumva. Ugasanga kugira umuntu ngo bigaragare ko ari gukora intambara mu buryo buri diplomasi, cyangwa se kugira ngo yumvikanisha akababaro ke cy'akarengane ke, ugasanga agiye gufata umuntu aramukirereye ijosi,
rumva ya ngo ubwo ngari muri jihad cyase ngo arimo ngaragaragaza akarengane wari mu nama uri muragaragaza ko warenganye nawe ukarenganya abandi nizo ubwiyo ni intambara uri gukora ubwo wabyita iki ibyo byitwa urugomo aha numva rwavuye he urugomo kubera ko Imana avuga iti inna Allah ya'muru bil 'adl wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar Imana irabate itegeka abantu kugira ubutabera yego no kwirinda urugomo urwo n'urugomo rero ubukoreye abantu aha kubera yuko